Nshuti bana b'Imana ndabasuhuje. Dukomeje gahunda yo guhumuriza imitima muri iki cyumweru tuzirikana Jenoside yakorewe Abatutsi. Tubwira abarokotse ngo muhumure dufite Imana. Insanganyamatsiko y'umugoroba iragira iti umusaraba ihumure ku bantu b'Imana. Hari ibibazo umuntu wese yibaza ku byerekeye Jenoside yakorewe Abatutsi iyo ari umukristo by'umwihariko. Byagenze bite ngo igihugu cy'abakristo bice bagenzi babo basangiye kujya mu misa, basangiye kujya mu rusengero? Byagenze bite ngo abantu batinyuke kwicira abantu mu rusengero no mu kiliziya? Byagenze bite ngo abapasitori n'abapadiri batatire ukwizera kwabo, bica itegeko ry'Imana rivuga ngo ntukice, itegeko ry'Imana rivuga ngo ukunde mugenzi wawe? Ubundi ubukristo bwubakiye ku ndangagaciro z'urukundo n'amahoro. Byagenze bite ngo izi ndangagaciro abantu bazitatire? Ese koko Bibiliya yakomeza kuba isoko y'ihumure mu gihe bamwe mu bavuga ko ariyo muyobozi wabo bakoze amarorerwa bakijandika muri Jenoside yakorewe Abatutsi? Ibi bibazo abantu barabyibaza bakabiha ibisubizo mu buryo butandukanye, ariko muri aka kanya reka twongere turebe uko ihumure riva mu byanditswe byera muri rusange n'umusaraba by'umwihariko ari ihumure rifite ireme kandi rikaba ari iryo kwizerwa ngo ryongere gusana imitima yashengutse kubera Jenoside yakorewe Abatutsi. Nk'uko Bibiliya ibitubwira, ubugome ni ikintu cyatangiriye mu ijuru, aho ibiremwa byera byari biri imbere y'umuremyi wabyo, ariko umwuka wo kwigomeka ukava muri Lusiferi, maze Imana igatakaza 1/3 cy'abamarayika bakerekeza irimbukiro. Iyi ntambara yakomereje mu isi. Umuntu rukumbi Imana yari yaremye nawe agwa mu mutego wa Satani. Muri ako kanya byasaga naho Imana itakaje inyokomuntu. Ntabwo byatinze. Umunsi umwe Kayini na Abeli, abana babiri gusa bari bamaze kuvuka kuri Adamu na Eva, bafashe urugendo nk'uko bari barabitojwe n'ababyeyi babo, bajya mu rusengero bajya kuramya Imana. Ariko uwo munsi umwuka w'ikibi wongera kwaduka kuri Kayini, yica umuvandimwe we Abeli. Icyo gihe isi yari ituwe n'abantu 4 gusa. Bigaragara ko uwo munsi 1/4 cy'abari batuye ku isi cyahise gipfa. Icyaha rero kigaragara nk'umuzi w'ibibi byose n'imibabaro yuzuye muri iyi si hirya no hino. None se ko bisa nk'aho icyaha cyiganzuye isi kugeza aho umuntu yica undi, aho haracyari ibyiringiro? Yego, ibyiringiro birahari. Umusaraba wa Yesu, umusaraba yabambweho, ni igihamya cy'umugambi udatsindwa w'Imana wo kurandura ikibi, maze inyokomuntu ikongera kubaho mu ituze. Umusaraba utwibutsa ko Yesu, Data wa twese, n'Umwuka Wera bari hafi yacu muri iyi ntambara y'icyaha. Ubutumwa Imana yatanze muri Yesaya 40 bukubiyemo umugambi w'Imana uduhesha ihumure. Aya magambo tuyabona nk'itegeko ryatanzwe n'Imana idahinduka, kandi rikomoka ku gikorwa cyayo cyo gucungura umuntu. Iri somo rirerekana ibikorwa Imana yakoreye umuntu kugira ngo irandure umuzi w'ikibi cyose muri iyi si. Ni amagambo akubiyemo ihumure ryuzuye. Aya magambo
ahuriza hamwe imbabazi n'ubutabera byatanzwe n'Imana ku musaraba, aho Imana yatanze imbabazi kandi igatanga n'igihano ku bugome bwose Satani yakongeje mu bantu b'Imana. Inshungu yarabonetse. Reka twongere dusomere hamwe aya magambo muri Yesaya 40 umurongo wa mbere turageza ku murongo wa 11, maze twumve ubutumwa Imana yaduhaye. Nimuhumurize abantu banjye, mubahumurize, niko Imana yanyu ivuga. Aya magambo ntabwo tuyabona nk'isezerano, ahubwo uko yumvikana ni itegeko Imana yatanze. Impamvu yatanze iri tegeko, muhumurize abantu banjye, mubahumurize, ni iyihe? Nuko yari ifite ibikorwa byayo yakoze kandi birimo ihumure rwose. Yarakomeje ati, muvuge ibyururutsa imitima y'ab'i Yerusalemu. Yerusalemu hafatwaga nk'icyicaro gikuru cya Isirayeli, mu yandi magambo mu bwoko bw'Imana. Muvuge ibyururutsa imitima ihangayitse yongere kubona ihumure. Mukomere muhabwire ko intambara zaho zishize, kandi yuko gukiranirwa kwaho hakubabariwe n'ibyaha byaho byose ko habihaniwe kabiri. Ihumure nta handi rikomoka. Ihumure nyaryo rikomoka kuba Imana yarahosheje intambara zatangiriye mu ijuru nk'uko twabibonye, zigakomereza muri Edeni, uko zakomeje gusakara mu isi hose, ibyago n'amakuba bigakomeza kugwira mwene muntu, harimo na jenoside yakorewe Abatutsi. Intambara zo gushaka gukiranuka ngo umuntu yongere kugera imbere y'Imana, izo ntambara zose zabonewe igisubizo ku musaraba. Aho niho Imana yatangiye imbabazi, kandi ku musaraba Yesu yishizeho ibyaha byacu ndetse arabihanirwa, maze amahoro arongera araboneka. Nimwumve ijwi ry'urangurira mu butayu ngo nimutunganye inzira z'Uwiteka, mugororere Imana yacu inzira nyabagendwa mu kidaturwa. Mu butayu, ahantu hatagira ikintu na kimwe gishobora kuhamera, aho ngaho kubera umusaraba wa Yesu ibintu byongera kuba bizima. Umutima wari umeze nk'ubutayu, wumva nta kintu na kimwe kizima usigaranye, iyo Yesu awugezemo yongera kuhaha ihumure, maze hakongera kugaruka ubuzima. Ibyasaga n'inzira zigoramye, Uwiteka arongera akabigorora. Igikombe cyose kizuzuzwa, kandi umusozi n'agasozi bizaringanizwa. N'ahagoramye hazagororwa, n'inzira zidaharuwe zizaharurwa. Aha bigaragaza yuko igikorwa cya Yesu ari igikorwa cy'intashyikirwa, ko gisubiza ibintu byose mu buryo, yuko ibyo bikwiye kuduha amahoro n'ihumure, ibitugoye, ibituremerereye, ibitubabaza n'ibidushengura umutima, ibyo byose Imana ibifitiye igisubizo. Umusaraba wa Yesu, igitambo cya Yesu cyabashije gusubiza ibintu byose mu buryo, maze icyubahiro cy'Uwiteka kizahishurwa, kandi abantu bose bazakibonera rimwe, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Kuvuga ko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze ni ugushimangira ko aya magambo ari ay'ukuri kandi ari ayo kwizerwa. Icyubahiro cy'Imana cyagaragariye mu rukundo rwayo, rwagaragaye igihe yatangaga umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo adupfire i Karuvali. Igihe yapfaga akazuka agasubira mu ijuru, byongeye kugaragaza icyubahiro cy'Imana giheranije. Ijwi ryaravuze riti, rangurura, rangurura rwose, uvuge ugeze kure hashoboka. Maze habaho ubaza ati, ndarangurura iki? Ese dufite icyo kuvuga imbere
y'ibintu bikomeye nk'ibi ngibi? Yego. Abantu bose bameze nk'ubwatsi, n'ubwiza bwabo bwose bumeze nk'uburabyo bwo ku gasozi. Ubwatsi buraraba, uburabyo bugahunguka, kuko umwuka w'Uwiteka abihushyeho. Ni ukuri abantu ni nk'ubwatsi. Nubwo abantu bavuka bakabaho, ukababona ejo tukababura, ariko hari ibyiringiro. Ubwatsi buraraba, uburabyo bugahunguka, ariko ijambo ry'Imana yacu rizahoraho iteka ryose. Bigaragara yuko iby'Imana yavuze bidahinduka, yuko iri humure Imana yaduhaye ritabasha gukurwaho n'ibyo tubona bihita, urupfu, umubabaro n'ibindi. Ntabwo bikwiye gutuma tubura ibyiringiro, kuko ijambo ry'Imana yacu rihoraho ryahumure twijejwe dutangira iki gice. Hano ku murongo wa 8 Imana iratwibutsa yuko ijambo yavuze ryahumure yaduhaye ari ijambo ry'Imana yacu rizahoraho iteka ryose. Yewe wumvisha Isiyoni inkuru z'ibyiza, zamuka umusozi muremure. Yewe wumvisha Yerusalemu inkuru z'ibyiza, rangurura ijwi ryawe cyane, rirangurure witinya, ubwire imidugudu y'Ubuyuda uti, dore Imana yanyu. Imana yacu ntaho yagiye. Imana yacu ntabwo yapfuye. Imana yacu irahari. Kandi ubwo dufite Imana, dufite n'ihumure. Dore Umwami Imana izaza ari intwari, kandi ukuboko kwayo kuzayitegekera. Dore izanye ingororano, kandi inyiturano zayo ziyiri imbere. Imana yacu ni intwari, ntabwo ijya ineshwa. Nubwo tubona umwijima w'icyaha, tukabona ibyo Satani yakoze bikadutera kwiheba, ariko Imana yacu ni intwari, kandi ukuboko kwayo kuzayitegekera. Bivuze ngo izarandura icyaha na Satani mu isi burundu, ahubwo amahoro, ihumure n'ituze biganze. Izaragira umukumbi wayo nk'umushumba, ntabwo izatuba kure. Ni Imana itureba ikatubona nk'umukumbi wayo, kandi yiteguye kuturagira nk'umushumba mwiza. Izateganiriza abana b'intama mu maboko, ibaterure mu gituza. Mbega Imana y'urukundo yiteguye kuduterura mu gituza, ikatubwira ngo humura kandi komera. Si ibyo gusa, izabaterura mu gituza, kandi izonsa izazigenza neza. Ntawe izahutaza, izagenza umuntu wese ku muvuduko we, kandi izamufasha imuhe amahoro n'ihumure. Reka muri mugoroba nongere kubwira abantu bose abarokotse Jenoside by'umwihariko, muhumure, dufite Imana. Muhumure, dufite Imana yatanze ihumure, kandi uretse ibyo tubona uyu munsi, Imana idufitiye umugambi wo kuzaturana nayo mu bwami bwo mu ijuru, aho tutazongera kubonaho ikibi cyose, kandi aho tuzongera kubona abacu bapfuye bizeye. Imana y'amahoro ikomeze kwegera no guhumuriza umutima wa buri wese, mu izina rya Yesu. Amen.